ndabizi kimuteye nagahinda n'intimba papa n'ibishyimbo ndaje mbirandagura umurima wose ubundi zahangana nawe si we wabitangije se seko numve tugeze mu bihe byo kwibuka numva ijambo ngo gupfobya jenoside ni iki ngiye ko nabisobanukiwe. Ihangane Gasiki igire hano imbere utubwire neza iby'uwo mubyeyi wawe. ubwo gahungu kajyanye hego Muraho nitwa Gasikire muri ibihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi twe nka TV muri Kirezi TV twifatanyije n'abanyarwanda bose kwibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 twibuke twiyubaka. rwose pe ndabashimiye kumuza n'uyu mubyeyi ahubwo si ikintu nabisabira nta kuntu mwajya kumfasha papa nawe tukamuzana agasaba imbabazi tukareba ko yahinduka. Gasiki tugende kuko nitwe dufite inshingano zo kubaka igihugu twifuza kizira amacakubiri kandi ndabyizeye tuzabigeraho dufatanyije. Erega nkatwe nk'urubyiruko nitwe dufite inshingano zo kubaka igihugu cyacu twimakaza ndi umunyarwanda. ahubwo muri gutinda mureke twihute uko ndamuzi gupfa Gasikire aragoye ariko ashobora guhinduka. ahubwo se turetse ibyo byose hari akantu turi kwiyibagiza yatemye inka zabo arandagura imyaka yabo ibyo turabikoraho iki tubimenyesha inzego zibishinzwe cyangwa Umva Gasiki aho ngaho twaba twihuse cyane ahubwo tugende tumusange tumuganirize hari igihe wenda yakumva amakosa yakoze akifuza kuba yahinduka akaba yakwemera kwishyura ibyo yangije kuko ikihutirwa muri iki gihugu si uguhana abanyamakosa ahubwo ni ukubaganiriza kugira ngo babashe kuba babana mu mahoro nabo bahemukiye. Ndumva icyo ari cyo cyiza. ndumva nta kibazo ariko nanone tumuganirije twabona ntacyo biri gutanga twabimenyesha ubuyobozi nabwo bugashyiraho akazo kajya kugororwa wenda yazagaruka yumva uburemere bw'icyaha yakoze yarahindutse rwose. Ibyo ni byo ahubwo mureke tugende. haringize ngo uvuye kumururiza si ubundi ako gakobwa ukazanye ukajyana numva wa gakobwa singushaka mu rugo rwanjye. ariko papa uyu mukobwa kuko uramuhora iki ubuze ko twigana ku ishuri n'uzaza ku ishuri ryacu ugiye kunyishyura minerivare yaguze ahamusanga umushute hatuje ukumva ikintu twari tuje kukubwira ko nukuri kw'Imana muze tuzanywe n'amahoro tubari duhakanye nawe kabari iminota 10 twubwiye ikituzanye. Amumbwira kabwirwa inkuru mbi umva abiwanyu ndabanga nkuko namwe mutwanga umvije ubundi mwebwe tuzahurira. None se muze ibihe koko mwaciyemo bitari byiza ibihe by'amateka y'akababaro urumva ari byo waraga umwana wawe Gasikire wakwihanganya ukaduha ako kanya turi kugusaba ukumva ikitugenza ko ari amahoro yonyine. Nose papa igihugu cyacu kiri kwimakaza gahunda ndi umunyarwanda wowe nta kintu bitekerezaho. Ndi umunyarwanda none se ubundi sindi umunyarwanda mumbwira ibyo munshakira ubundi nigendere. Umva muze ikituzanye ni ukugira ngo tubunge wowe n'iriya miryango wahemukiye ugaca bugufi ugasaba imbabazi kandi ndabizi neza ko nubyemera ukabikora n'umutima ukunze ndahamya neza ko bari bukobarire kandi amahoro agataha. Ese muze bifuza ko nkatwe abana banyu tubakomokaho amateka mabi mwaciyemo ariyo twacamo. No kuri muze dufashe pe igihugu cyacu turi kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri. Ruzira amacakubiri none se nta kuntu mwagubaka mutashyizemo. Muzehe rero byuvuze ni ukuri ariko kubaka igihugu kizira amacakubiri ni inshingano zanjye ntizuriya nizawe niza buri wese. Noneho ikindi muze nkawe wari uhibereye uko ibintu byose byagiye bigenda ubibona iyo ufashe ya mbere ukagenda kuri wa muryango wahemukiye ukawusaba imbabazi nawe ukakubabarira ni intambwe ikomeye ni n'igikorwa gikaze mwamukoze mu kubaka igihugu cyacu. Nkasaba imbabazi ubu se ushatse kuvuga ko uriya muryango nibyo nawukoreye bambabarira sha bambabariye baba batibuka. Ukuri kw'Imana muze gusemba bazi biragora no kuzitanga biragora ariko yadufasha ice bugufi tujye kugufasha gusemba bazi kuri mama. Ibyo muvuze nyine ni ukuri ariko se ubu mama wawe yambabarira
yambabarira n'ejo bundi namutemeye amatungo nabyo yabimbabarira koko kandi simwe wa mbere mu bimbi ngo nisaba imbabazi ngira ibiki ariko nakomeje gufunga amatwi iyi ni ingengabitekerezo ikindi ariko tugende mumfashe ndebe ko nahinduka pe nanjye mfite ipfunwe ry'ibyo namukoreye byose umubyeyi ntiwakumva ukuntu nawe shema no kuba wemeye gushyira ingengabitekerezo hasi mbi ukemera ko tugiye gusaba imbabazi uriya mubyeyi nta kibazo reka tugende turagushima ko waturinze mukiza wageza amagi wayatubirumeka zimutamaku 28 kwibuka baturage. Biriwe mama. Mwiriwe mwana wa. Uri kumwe n'abantu. Mu izina rya Yesu mwana wa. tutabyibashiriza tuduhamagara ambirase ize bamujyane kwa muganga turakora icyo badufasha ni ukuri pe muhamagare vuba vuba ese ejo umubyeyi wacu nagarakira bimeze bite ni gaseke mama yagize akabazo kihungabana aho abaganga bambwiye ngo ejo cyangwa ejo ndashobora kugaruka mu rugo shaka Imana idufasha kiravu ariko ngiye kuri papa turatuntu twatunganya ejo tuzagaruke kubasura nta kibazo gaseke reka ngende ubwo nahejo nta kibazo ejo nazanate nazi gufatiye we nuzagira ikibazo gaseke bageze ntitugakoze numva gukuntu nta mubyeyi azaza akava kwa muganga asanga n'ibishyimbo bye kigunda cyarabyishe numva nanjye birampangayikishije ahubwo kari akantu gato kahasigaye kuri iki kigoroba ntitwagenda tukagasoza akazaza usanga hameze neza ko natwe ntacyo twaba twamufashije pe nta kintu turi gukora nimugoroba twagira twagasoza n'ubundi nta kibazo noneho tuze dushaka akantu dushyira mu gifu ubwo gahunda ni iyo twigendera Angel unamubwira Angel ejo ko nagiye kubona nkabona kagasikiri na se bansanze ku bitaro hari baje gukora iki umva mama kuva wajya kwa muganga niyo batugemuriraga ntabwo bigize batuza uvuze ngo batugemurira bari abantu bafite umutima nk'uw'inyamaswa ubwo nibo bangemuriraga kwa muganga Mana yo mwijuru we ubu nari ibiryo byo mu bantu babagome koko cyangwa nsubire kwa muganga wengera mpime koko bari abantu barahangayitse pe bazaga buri kanya kwa muganga kugusaba imbabazi
basaba imbabazi bazisaba nde bazazisaba Imana ubwo se udushyimbo twanjye butwahoroteye mu kigunda oya kamaze njye kureba udushyimbo twanjye sigara utunganya ukora amasuku neza ndaje none se Gasiki nta makuru ya wa mubyeyi y'igihe azavira kwa muganga nyine ejo nagiye kwa muganga hambwira ngo ari kugenda yoroherwa agasaza ejo yandi makuru mfite agira ze pe agira ze wenda yambabarira ku bibi byose namukoreye kandi ubu ndabyicuza ni ukuri tugire vuba tuhasoza hano hantu asoze ngo hari abantu ntihakagombye gupfa abandi mwebare abasore ese kimwe nuko kwa muganga ubonye natwe narebye turabati se ishyimbo ko biri kurara kandi kwa muganga turareka tuze tuba tubibagara pe abakozi Imana ibaho umugisha gusa nyine cya gikorwa cyo kugusaba imbabazi n'ubwo kiracyakomeje ibyo reka tubireke ngize Imana mbaboneye hamwe numvaga mbashaka n'ubundi nari kubatumaho mwanyemerera rero tukajyana mu rugo kuko hari icyo ndi gushaka kubabwira nta kibazo mubyeyi twagenda tugende papa ahubwo twatinze Angel zana udutebe w'abashyitsi bicare nzanira nanjye agatebe nicaremo ndabashimiye ko mwitabiriye ubutumire bwanjye si ngombwa gutinda mu mateka igihe mwazaga ahangaha nkababona nkahita mpungabana ibyo ni ibisanzwe nyine ku bantu bacitse ku icumu niko duteye mujye mutubabarira namenye ko wari uje kunsaba imbabazi noneho n'igihe nari ndi kwa muganga rwose pe ntako mutagize ngo mukomeze kugaragaza urukundo munyiteho ibyo byose narabimenye ko nabwo mwari muje kunsaba imbabazi niyo mpamvu rero nanjye nk'umuntu ufite umutima ntavuze ngo reka mbatumeho ubundi muze hano tubivuganeho nibiba na ngombwa rwose mutahana amahoro mbababariye Yesu nyiri muwe we mama yandu urakoze we urakoze we rwose ndakubabariye urakoze n'Imana ikubabarire amakuru yo gukubura nusko rero bari bamafaranga muri cya kibindi ahubwo nari nabyibagiwe we reka tugende umva tugende aka kabina karadufashije uzi ko mu gihe gito tugatangiye ntazi ko biriya bitangaza nabigeraho naguzemo igisambu cya karahabutaka nk'ukuri pe ihangane pe twabatindiye twaje dutema ibiti n'amaguru ariko rwose turahageze karibu rwose kibina se ko ari umuryango mugari musanze twatangiye rero namwe muzana y'umugabane ubundi uyu munsi duha amafaranga ugomba kuyatahana nawe ajye kwiteza imbere umugabane w'uyu munsi turawubonye ahubwo turi bubigenze ugomba gutwara uyu munsi tugomba kumuha nawe kugira ngo agende yiteze imbere reka noneho tubare amafaranga yose ubundi tumuhe
Okay, ni 58,000 tumugomba. Okay, ntiyakire bamwita Mama Angel. murakoze pe biranshimishije cyane pe noneho tuve ku mugabane wa 2 tujye dutanga 5 bya buri cyumweru ariko nigeze kubona Gasikiri ameze nk'umumanika gatoki reka tumuhe ijambo nawe atubwire. murakoze abyeyi rero ibi nibyo bita kwibuka twiyubaka. Hano rero ikibina cyacu kiza ahantu kure nkuko wabivuze buri cyumweru rwose twishakashakemo rero dutanga ibyo 5. uretse n'ibyo icyatumye nyine manika gatoki nabiciye mu nyeramucyamo na Angel turakundana twifuzaga ko mutwemereye twashingiranwa maze umuryango wacu ukaguka. Bana banje nimwakumva ukuntu nterushamwe namwe umva mushingiranwe rwose mu bumwe pe mu bumwe.